Izi nizo couple 10 za mbere z'abastars zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Bamwe bati ingo zabo zubakiye kuri views, abandi bati abagabo bamwe bagizwe inganzwa. Ese ubundi bibargiye cyangwa se bibatwara iki? Kuba umuntu yakugira inganzwa umukunda cyangwa se mukundana, ngiye ningirirwa amahirwe cyangwa se ubuntu, Imana izanyihera umwari cyangwa se umukobwa cyangwa se umukenyezi uzagira inganzwa upfa kuba mukunda cyangwa se upfa kuba dukundana nyubanditse kandi nanjye mwubaha duherezanya agaciro. Naho ubundi rwose ibyo muba muvuga ni imyumvire ishaje ndetse kandi imyumvire ya kera, ya myumvire itumvikana. Nibo nawe twemeranye nuze kugenda udakanzira kuri no video. Icya kabiri zo gucasa muri comment umbwire ese muri zino couple zose uko ari 10 niyihe couple ukunda cyane cyangwa se niye wumva nyine ikwiye kuza ku mwanya wa mbere muri couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Nibisanzwe rero turaza gore ku mwanya wacu wa 10 tujya ku mwanya wacu wa mbere. Couple ya 10 ikunzwe cyane kurenza izindi zose mu Rwanda ni couple ya Derrick ndetse na Uruga. Derrick na Uruga rwose ni imwe muri couple zabaye icyitegererezo hano mu Rwanda kubera yuko abakobwa benshi ndetse n'abasore bakomeza kugira bati rwose mwatubere icyitegererezo cyiza mu rugero rwiza rw'urukundo rw'ukuri ndetse kandi ko urukundo rudashingira ku myaka ndetse n'igihagararo. Utangiye guprembinga ugira uti se Ivano kubera icyo ushyizemo akantu k'imyaka, buriya urukundo rwa nyarwo ntabwo rushingira ku myaka. Nubwo umukobwa yaba kurusha imyaka 10 kuba mukunda ndetse kandi mwizerana mwese muzi icyo umushaka. Ro abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko Derrick nyine ari umwana yahisemo umugore umuruta. Ibyo ngibyo bibarya he? Ibyo ngibyo nyine bibatwara iki? Ni washaka niwe yahisemo. Mwikirwa rwose mubiteraho comment. Ntabwo mvuze ko rero wabivuze ariko urabizi neza ko nyine iyo nkuru yigeze kuvugwa cyangwa se Derrick bajya babimubwiye. Tudatinze rero katunyorukire kuri couple ya 9 ikunzwe cyane no mu Rwanda kurenza izindi zose. Ni couple ya Denise n'uwitwa Olivier. Ese YouTube channel yitwa Spiritual Family urayizi cyangwa se urayikunda? Ese ujye ukunda kuyikurikirana? Nyamuneka abangaba n'urugero rw'urukundo rwiza rwatangiye bakiri bato cyane. Uyu musore ndetse n'uyu mukobwa batangiye gukundana cyangwa se guteretana kujya mu rukundo bakiri abana. Ngiye niko nabivuga kubera yuko witegereje ukuntu umukobwa yanganaga n'ukuntu umusore yanganaga rwose bari bakiri bato ndetse kandi biragaragara yuko bakundana urukundo ruzira uburyarya. Mwifurije nayo kuzagira umukunzi cyangwa se umukobwa ukwito ukaringa nkuko Olivier ndetse na Denise babanye. Denise na Olivier rero nabo rwose twabashyize ku mwanya wacu wa 9 muri couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Reka tujye kuri couple ya kangahe? Kuri couple ya 8. Couple ya 8 turasanga uwitwa Linda Priya ndetse na Irenge Christian. Linda Priya ni mwiza atiye neza. Ikindi cya kabiri agira discipline, nubwo abantu benshi nyine bakunda kugira ngo bari Linda Priya ngo arasuzugura ngo nyine ngo ntabwo aheza agaciro umugabo we cyangwa se nyine ngo apinga Irenge Christian. Ariko ngiye nitegereje uko babanye, nubwo mukunze kuvuga ngo ni inganzwa ariko rwose nabikubwiye kuba inganzwa ku muntu ukunda ntacyo bitwara, ahubwo abenshi bagira ishyari. Abantu benshi hano hanze nyine byarabacanze nyine usanga babuze urukundo rw'ukuri. Ro iyo yitegereje akabona abantu babanye nka kuriya abayumva bitabaho, abayumva ari nk'amabonekerwa. Biza ahangaha utangiye kugira uti rwose Iva ukuri kwinshi si kwiza, ariko nyamara buriya ukuri kuraryana kandi ngutewe mu bibwana ikibwejo nicyo abahameje. Kandi barongera bakaca umugani mu Kinyarwanda ngo uwusetse neza n'uwuseka nyuma. Nanjye ubwanjye naho ndagira wasanga ibiri gukubaho uyu munsi ari byo nanjye ejo binegereje. Ntabwo njya nkuri kosa ryo guseka umuntu w'umugabo cyangwa se guseka umuntu wubatse urugo rukamanana kubera yuko ni ibintu bibaho mu Irenge Christian na Linda Priya twabashyize muri couple zikunzwe cyane ziri kubica bigacika hano kuri social media muri entertainment nyarwanda. Niba bakunda rero rwose uze kwandika hasi muri comment ese ku ruhande rwawe urumva ari ihe couple nyine yagakwiye kuza ku mwanya wa mbere ubaye ari wowe wateguye runo rutonde. Couple ya 7 ikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ni couple ya Rusine Patrick ndetse n'umugore we witwa Irene. Niba mbisomye nabi ndamaze kubera yuko amashuri yanjye ni make yanjye ubwanjye, iyi ngiyi impamvu mbikora na maco yine. Ariko Rusine Patrick n'umugore wiwe nyamuneka nabo ngo nibo bantu ba mbere bagaragaje yuko umuntu ashobora guhisha urukundo imyaka ibihumbi rwose nta muntu urarumenya. Ngo nibo bantu ba mbere bakundanye babigira ibanga kugera naho nyine inshuti ya Rusine Patrick ikomeye cyane, kugera naho mama wa Rusine Patrick atarazi yuko azi gutereta, atarazi yuko nyine yatekereza gukundana. Ngo ariko yaje kubatungura ababwiye ngo ngiye kubereka my wife, ngiye kubereka umugore wanjye. Ro bivuze ngo rwose Rusine Patrick nabo ni couple nziza cyane y'urugero rwiza ku bakiri bato nyine mu makeya ishobora kutwereka inzira y'urukundo rw'ukuri uko rumera. Reka tunyorokere kuri couple ya 6 ikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Couple ya 6 niyo witwa Clapton Kibeke cyangwa se umwite comedy
Diane n'umugore cyangwa se n'umudamu wiwe witwa Nambala Jack cyangwa se umwite Mutoni. Nyamuneka uyu mugore ni mwiza ndetse kandi ateye neza cyane. Ikindi cya kabiri niwe mugore fatiro ikitegererezo, niwe mugore w'urugero rwiza wigeze kugira urukundo rwa nyarwo ruzira uburyarya. Ngo nawe tekereza neza kugira umwana w'umukobwa uza gukumesera akamatera gashaje wiganye ukiga muri segonderi. Abakobwa bagukunda gutyo ni bake cyane. Ngaho nawe ibaze kugira umukobwa ushobora gusapotinga akaguriza amafaranga kugira ngo nyine ukemure ibibazo byawe. Ese n'abakobwa bangahe bagira uwo mutima cyangwa si bagira urwo rukundo? Niba uri uwo nguwo uze gucasa muri komenti umbwira uti ivewe rwose nakubeshye, nanjye iyo nagukunze bya nyabyo nagutakaza utwanjye twose cyangwa si nakumaro ibyo nunze byose nasize na body yanjye. Couple ya Clapton Kiboke ni imwe mu makupure akunzwe cyane kurenza ayandi yose hano mu Rwanda, kandi rwose ino couple ni icyitegererezo cyiza ku bakiri batoya cyangwa si ku bantu bashaka kuzagira urugo rwiza cyane. Couple ya gatanu muri couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda turasanga iyo witwa Papi Clever n'umugore wiwe Dorcas. Ino couple ni uko yarahezagiwe, yahawe umugisha n'uhoraho kubera yuko ni imwe mu makupure nyine ku ruhande rwanjye mba nifuza kuzagira urugo nk'urwabo. Ubyangu byemere ino couple ni imwe mu makupure abanye neza hano mu Rwanda. Nubwo umunyarwanda agize ati rwose tureba iby'inyuma ariko nabwo tuba tuzi cyangwa si ntituba dusobanukiwe ibibera mu gitanda, ariko ibyo ngibyo nabwo bindeba. Upfa kuba ndebeye inyuma mbabona nyine babanye neza ndetse kandi bambera urugero rwiza, kandi baca umugani mu kinyarwanda bakagira bati rwose niba uri umunyabwenge uzumva ibyo mvuga ariko ntuzarebe ibyo nkora kubera yuko ibyo mvuga bishobora kugira akamaro, ariko witeye ku byo nkora rwose na nubwo watera kabiri cyangwa si nahita nkugusha ako kanya. Couple ya kane muri couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda turasanga couple y'uwitwa Junior Giti n'umugore wiwe witwa Muhoza Angel. Ino couple irakunzwe ndakubwiza ukuri. Junior Giti n'umwe mu bagabo nkunda speech zabo kubera yuko ejo bundi yaragize ati rwose itegereze cyangwa se tekereza neza umusore ufite imyaka 35. Ese ni mubana urumva uzaba utabanye n'amashini gani, uzaba utabanye n'umusirikare? Yatanze urugero rwiza aragira ati ibaza ubanye na Rocky uburyo mwabana, uriya yarabaye umusirikare kera nta kintu waza umubishya. Rero niba uri umusore rwose bivuze ngo gushaka ukuze cyane ntabwo ari sawa cyane kubera yuko ntabwo ubuzi kwita ndetse no gukayaringa ku mugore we ndetse no kumuhereza agaciro kubera yuko uba warakomeretse uba warangiritse kera cyane. Yatanga urundi rugero aragira ati rwose ngaho nawe tekereza neza Philipita, ese niba wenda uri nka Muhito Divina urumva muramutse muteretanye wamubeshya iki? Ngo uriya musore ngo yakundanye na Cecile Kayirebwa, nawe ibaze igihe Cecile Kayirebwa yabereyeho ngo Philipita barateretanye. Ubwo bivuze ngo rero uramutse rwose ukundanye n'umusore urengeje imyaka 35 nta kintu wazabonamo ibyishimo kuzabibona biba ari gake cyane. Ngo ikindi cya kabiri uriya musore nabwo abazi kwihanganira uduco cyangwa se ubwisanzure bw'abatoni. Ubwo ndi kuvuga abakobwa cyangwa se abaziranenge kubera yuko nibo baremye mu ndetse kandi bafatanya n'Imana kurema. Ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa gatatu wa couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose mu Rwanda nagushyire couple y'uwitwa Miss Nishimwe Naomi ndetse n'umugabo wiwe witwa Mikaeli. Naomi ndetse na Mikaeli rwose nabo nimwe muri couple dukuna ndetse kandi nyine twiyumvamo cyane kurenza izindi zose mu gisata cyacu cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twanzike tunyurukire ku mwanya wacu wa kabiri wa couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda turasanga couple y'uwitwa Miki ndetse n'umugabo wiwe witwa Aga Promoter. Iyi couple nayo rwose mukunze kugira muti Miki rwose wagize umugabo wawe inganzwa, ariko nanjye nakubwiye ngo ntacyo bitwaye kuba umuntu yakugira inganzwa umukunda cyangwa se mukundana, ibindi byose bari amagambo cyangwa se hari n'igihe barimo n'abanyeshyari bamwe na bamwe bakagendera mu kigare. Ariko nyamuneka ino couple ni imwe mu makupure yagaragaje yuko urukundo rwanya rw'uruhu ndetse kandi rukibaho ndetse kandi umuntu wese yabona umuntu umukunda, umuntu umwitayeho igihe cyose Imana yashyizemo blessings cyangwa se yashyizemo imigisha yayo. Aga Promoter ndetse na Miki twabashyize ku rutonde rw'amakupure akunzwe cyane ariko bica bigacika muri demi. Ubwo niba warize igifaransa agasigaye nawe kuzi kubere ko ngiye nakubwiye yuko amashuri yanjye ni makeya, ibindi byose mba ndi gukora ahangaha ni amaco ye. Wenda ahangaha ntabwo uri urabyumva neza, ariko nyamuneka buriya ibyo dukora byose muri buno buzima rimwe na rimwe nyine usanga na talent dufite cyangwa se n'andi mpano dufite, ariko tukagerageza tukabyuka tukakora. Ntabwo tujya ducika intege mu buzima bwacu, turakomeza tukagerageza until I die, kugeza tugize ibiki, kugeza dupfuye. Urumva n'icyongereza tuvuga nacyo ubwacyo kirapfuye cyane. Reka tujye ku mwanya wacu wa mbere muri couple zikunzwe cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere ho rwose haraza kugwa umuntu cyangwa se nyamuneka ni wowe uri buze kubigiramo uruhare
cyane kugira ngo duce impaka. Ku mwanya wa mbere kuri runo rutonde nagushyire couple zigera kuri 3 uri buze gutoranyamo couple wumva nyine yagakwiye kuza ku mwanya wa mbere muri couple abanyarwanda bakunda kurenza izindi zose. Uwa mbere nahagushyire uwitwa James na Daniela. James na Daniela murabazi nyine bakunda kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. No couple ya kabiri nahagushyiriye The Ben ndetse na Pamela. The Ben na Pamela rwose nabo murabazi cyangwa se nta muntu umwe w'umunyarwanda utabazi ufite ubwenge buzima kubera yuko abenshi mukunze kugira muti rwose The Ben na Pamela muraberanye rwose. The Ben wegukanye cyangwa se watsindiye umugore mwiza uteniza cyane. No couple ya gatatu nagushyiriye hano turasanga uwitwa Medi Medani cyangwa se umwitengabo Medi Medani n'umugore cyangwa se umudamu wiwe witwa Mimi. Ubwo bivuze ngo ahangaho wowe ku ruhande rwawe ugiye kugira uruhare, uratanga ijwi ryawe rimwe, urandika hasi couple nyine wumva yagakwiye kuza ku mwanya wa mbere. Ushobora guhitamo wenda muri izi ngizi 3 nagushyire ku musozo cyangwa se wenyine muzo twavuze zose ugahitamo iyo ushaka. Urumva ari yihe couple uri kubona muri uyu mwaka wa 2026 iri kubica bigacika nyine iruturende cyane kurenza izindi zose, ya couple nyine ivugwaho kenshi cyane cyangwa se iri kugarukwaho kenshi cyane mu binyamakuru ndetse no mu bitangaza. Gusa nubwo nakubwiye izo couple ariko hari izindi couple nigeze mvuga ariko nazo rwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko ni zimwe muri couple zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Niyo witwa Bahavu Jeannette na Frere Legend na Disi Clement ndetse n'uwitwa Ariane Kari. Kandi hari indi couple y'uwitwa Jojo Breeze ndetse na Divina ndetse n'indi couple y'uwitwa Prince Kid ndetse n'uwitwa Miss Melissa. Murabizi neza hari ndebe yageze gutrending ivuga ngo mana nujya no kuma umugore uzame Elisa, ubwo nyine nutamereza Elisa uzabipewe kubera yuko ndashaka Elisa gusa. No iyindi couple nyine ikunzwe cyane hano mu Rwanda ariko nyine itari gutrendinga cyane ni witwa Dr Tom Close ndetse n'umugore wiwe tudasize n'uwitwa Bloss Melody. Ese muri zino couple zose urumva ari yihe couple ikwiye kuza ku mwanya wa mbere ku giti cyawe ku ruhande rwawe on your side? Ndabukona cyane warebye ino video kuvitangiye kugira ahanga igeze. Imana iduha n'umugisha ndetse kandi ikureba nicyoroshye, iguha amafaranga, iguhe ibintu byose wifuza ndetse kandi izakugenere urugo rwiza rurimo umugisha ndetse n'amahoro. Hasta la vista, ciao ciao.